ariko nyine ibintu nk'iyo bibabaje none se ibi bintu babise ku rubuga by'ibize rw'akarere rw'umurenge babise ku rubuga yabifite abishyira ku rubuga yewe sha iwacu dore amakuru y'Icyangugu dore iyi ni ihene imwe iyi n'indi iriya n'indi irabyariza zingana za hene 7 iyo ni inkwavu hariya yewe sha David we ibintu birakaze rwose ngo baze ngo dore rwose matongo y'iwanyu Cyangugu we ivuko Empire hirya no hino abari mu Rwanda bari hanze ubwo tugira ngo tubagezeho inkuru idasanzwe, inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru bigoye no kuvuga, inkuru bigoye no kuyumva, yabereye mu karere ka Nyamasheke. Ni ku ijoro ryo kuwa 15 ubwo abanyarwanda twese twishimiraga insi hirya no hino ubwo twaselepuraga, hari abandi barimo gutwikirwa mu nzu. Aha ni mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Harambuga, akagari ka Uwimana, umudugudu wa Gakomero. Inkuru irambuye tugiye kuyikurikirana biciye hano kuri ivuko Empire, aho habera byinshi bitandukanye, by'umwihariko habera ibyiza ariko n'ibibi biragaragara. Rero ndagira ngo dukurikirane inkuru uko yatangiye nuko byaje kurangira, ndetse tuze gufata n'umwanzuro, ndetse duhane n'ibitekerezo, tunagira ibyo dusaba, tunafasha imiryango yagize ikibazo, ku buryo aka kanya ntawo gukinga umusaya, nta gikoresho na kimwe, yewe habe n'igitambaro cyo mu mutwe cyaba cyasigaye muri uru rugo rw'uyu muntu. Rero nk'uko mugiye kubikurikirana, hari amavideo muri kubona hejuru, muri buze gusobanukirwa ibyayo ku buryo burambuye. Ni Nsengiyumva Oscar ku ivuko Empire. Bamamagara saa 4 n'igice z'ijoro ko ari inzira gushya. Urumva igihe yatangiriye gushya abo ntibazimenye, biciye basanga iri gushya n'abantu babagururiye bose saa 4 z'ijoro itariki 15. Hanyuma noneho se mu busanzwe bohe kugira ngo barakoke iyo nkongi y'umuriro, habaye iki bakoze kugira ngo birokoke? Ko n'abatunganyi baje babashakira inzira yaho bari bunyure. Ubwo bishatse kuvuga ngo iyo hataboneka n'abaturanyi bari n'icyuma bari baje babakingiraniramo. Ubwo no kuvuga ngo habayeho kuvuza induru abaturage abaribo baza kubakingurira. Ubwo bafite intego yo kugira ngo bose bahire mu nzu bashire. Kwifuza ni ubutabera, kandi igihugu tubamo kigira umurongo kigenderaho. Kuva ibi bintu biheruka muri jenoside, ni ugusukwaho kugira ngo abantu babone turi kwitorera umukuru w'igihugu, bamuca inyuma, baje basubiza abantu mu icuraburindi n'abo bavuye. Aba ni abanzi b'igihugu, ni abanzi b'igihugu batifuza ko igihugu kijya imbere. Abo bantu rero bagomba kugaragara kuko bari mu gihugu. Hanyuma nyibutsa neza, ni mu karere ka Nyamasheke nk'ibisanzwe, umurenge akarere ka Nyamasheke, umurenge wa Ruharambuga, akagari ka Uwimana, umudugudu wa Gakomero. Hanyuma aho ngaho nyuma y'uko ibyo byose bibaye abaturage bahageze, hari abayobozi baba bahashyitse ngo wenda se barebe ko bakora n'iperereza bamenye uko byagenze, cyangwa ntabwo barahashyika? Bahageze ni umuyobozi ni mudugudu wahageze nijoro biri kuba, yongera agaruka saa 5 z'amanywa, kandi yari yavuze ko yahamagaye umuyobozi w'umudugudu w'akagari. Turamutegereza, turamubura. Twegeze tumubona, tumuhamagaye no kuri telefoni zacu, atubwira ko yigendeye mu nama y'atarabizi. Sawa rero, urakoze ku bw'aya makuru duhaye
nk'umuntu umwe mu bavukanyi cyangwa se bavukamo aho ngaho, ubwo niyo makuru yizewe, ariko ubwo wenda hari se inzego za leta nazo zigomba gukora ibishoboka zikareba ko zasubiza ibibazo cyangwa se zakemura iki kibazo zikagikurikirana. Umudugudu yarabikoze bavuze ko bari buze. Halo. Uri hehe? Yayicagize reka zimite mubwira gusanga ubimuhe. Umva, igore ubizane mu rugo ngenda kwishyura. Umubwire ndahita mubwira kwishyura nta kibazo kugira ngo nawe yajagara kuko turacyari mu bibazo by'Nyagatungo n'abayobozi ntibaraza. Igore ubizane mu rugo pe ngenda kwishyura, umubwire kwishyura. Ari muhira. Ari mu rugo nyine ari kwitegura ndetse niba ngombwa bo urasanga yarangije kwitegura nushaka muravuganira muhita umusimbukana umugezi imwezi nugeraho ndetse mubwira